twageze aho bita za Uvira hejuru za Minembwe aho Masunzu yakunda kurwana ubwo noneho ubwo aho za Minembwe ntabwo twamenye ko Aduyi yafashe ikibuga cy'indege cya Karemi twagumye kugenda tukirandinga Aduyi atangira kurasa ya ndege mutangiye kurandinga tugiye kurandinga kugera ku kibuga hasi noneho ubwo ngubwo twahise tugira dute ubwo twahise tuvuga ati rero kugira weho uyiyobore muri Tanganyika kubita ku kibuga barokoke abagira bagire dupfumura ibirahure rero dutangira kurasa hasi kuko twinjiraga mu ndege twakuyeho magazine dutangiye kumva amasasu gastartira indege. Reka nongere mbasuhuze cyane mwese mudukurikiye muri kano kanya twongeye kubaha ikaze mu biganiro bitandukanye tubategurira hano kuri Iris TV. Amazina yanjye ni Jado Twishime, nige ugiye kuyobora ikiganiro cy'uyu munsi, hanyuma uri butuganirize we muri kumubona kuri kamera zacu. Nongeye gwikaza abantu mwese muri mu Rwanda mu bice bitandukanye byarwo ndetse n'abari hakurya y'imbibi z'u Rwanda, buri wese ushobora kutwumva muri runo rurimi tuvuga akadukurikira, mwese turabashimiye. Hanyuma rero reka mfata uno mwanya mbasabe gukomeza gukanda subscribe aho hasi mu magambo atukura kugira ngo dukomeze twagure umuryango mugari wa Iris TV. Uyu munsi nanyerukiye mu karere ka Musanze, naririmo nembera nshaka makuru atandukanye, hanyuma nza kunyura kuri uyu mugabo tugiye kuganira uyu munsi muri kubona kuri kamera. Mbona ndamuzi tugize kuganira, ndavuga reka twicare ducakabogi ubundi twongere tuganire tumene mwabiri ndebe ubuzima bwo komeza kugeza ubu ngubu. Mbere ya byose rero reka mbanze mwakire numva uko ameze amakuru yanyu y'iminsi. Ni meza buhoro kuko maze iminsi mu bitaro ndwaye hano mu bitaro bya Ruhengeri. Maze iminsi urwaye mu bitaro bya Ruhengeri. Pole sana. Tangira wibwira abantu badukurikiye muri kano kanya amazina yose. Nge nitwa Karekezi Feliciani. Narindi umugabo w'umugore umwe n'abana babiri. Umugore ni mu kibana se? Umugore turabanaga. Ubura umugabo w'umugore umwe n'abana babiri. Yego. Bazi kwihangana, turi mu mbeho nyinshi Musanze nk'ibisanzwe, imvura irahitutse, haba hari imvura nyinshi naha. Ariko Feliciane Karekezi subwa mbere tuganire by'umwihariko, ariko kimwe mu bitangazamakuru nakoreraga mbere two yigize kwicara turaganira kuko nayo Musanze mu buzima bugoye. Yari umunyonzi ariko ambwira ikibazo yari afite ko yajyaga rimwe na rimwe agusha abagenzi bituma abura abakiriya. Byatewe n'iki rero? Icyo nicyo tugiye gusasira. Karekezi yakoze accident y'indege agiye muri Kongo, byinshi araza kubituganiriza. Hanyuma ikindi Karekezi nsanze umukanya umbwira ngo uvuye ku bitaro umaze ukwezi mu bitaro, ndetse ngo wabonye n'umugira neza wakwishyura ibitaro ukaba wasohotse. Reka dufate n'umwanya tumushimire. Mbese nukuvuga ngo uwo mugira neza wanyishuri ibitaro nayo maze mu ukwezi. Ubwo navuye kumaya, ubwo bantransfera hano mu Ruhengeri. Wavuye? Navuye kumaya. Kumaya ni hehe? Kumaya ni iriya mu karere ka Burera. Ubwo banyohereza mu Ruhengeri. Banyohereje mu Ruhengeri, ubwo ndarwara kubera byancanze nyine njya muri mento mu by'abarwayi bo mu mutwe. Neneho mu kujya bampa imiti bantera n'inshinge, ubwo mara mu ukwezi. Maze mu ukwezi ubwo mbura banyishurira kubera ba Idirisa barazaga bakanyishyurira piriyave, bakanyishyurira 100% muri komisiyo. Kubera nari mfite amaranga mu ntabira atandukanye, imwe narayitaye muzigo kubera ikibazo. Ubwo bampaye indi babura ukuntu bajya banyishyurira. Ubwo noneho komisiyo igiye kwishyurira abandi bamugariye ku rugamba, ngiye ntibanyishyurira. Ubwo noneho mu kwivuza, ubwo ningewe basaga nk'aho banyishyuriye 100%. Turasukubigarukaho turi gusoza kuko nibwo buzima ubu ngubu burimo, nibwo twagusanzemo. Ariko reka tubanze tubisasire turebe se kugeza ubigeze kuri no rwego byaturutse kuki. Reka mbanze fate na kano kanya nshimire Komisiyo y'Igihugu ya Demobilisation kuko
ubwo nakoraga ikiganiro ushize nge nawe baramamagaye ndetse biyemeza kugufasha ndetse byarabaye biba ngombwa ko bagushakira inzu aho kuba bagira uruhare mu kugarura madamu wawe mwari mwaratandukanye ubu muri kumwe sibyo tubashimire cyane ndetse rimwe na rimwe baracyagukurikirana ku bijyanye no kwivuza n'iki hari n'agashara gatoya bakugeneye ariko ubuzima buracyaguye n'ibyo. Karekezi rero yarokotse accident y'indege aza kugira ibibazo bitandukanye muraza kumva muri kino kiganiro turaza kumenya ese yinjiye mu ngabo z'u Rwanda ryari byagenze gute avuka hehe mu gisirikare byagenze gute kugira ngo abakore accident y'indege ubu ngubu kugeza ubu ubuzima bumeze bute. Karekezi reka tugende ku murongo kugira ngo tuganirize abakunzi ba Iris TV bamenye story y'ubuzima bwawe ndetse n'ibinaba ngombwa aho bugire imbaraga cyangwa se ubushobozi bwo kugufasha turaza no gusiga nimero zawe hasi baze kugufasha ariko twihuse. Ubundi Karekezi avuka he? Avuka mu karere ka Nyabihu ubwo ni muri Gisenyi ni mu Burengerazuba ni hara muri Gisenyi nako mu karere ka Nyabihu ubwo Nyabihu se mu majyaruguru ni mu majyaruguru ubwo neneho ni ukuvuga ngo ngewe imiryango yacu yabaga muri Kongo ba nyogokuru na ba sogokuru neneho njya kwigayo nizeyo niga amashuri abanza niga ahantu bita icyamboga niga n'imashango ubwo aho ni muri Kongo neneho ubwo ngubwo abanyamurenge babaga hariya za Tongo baraje bahita bashaka abanyeshuri bajijutse bafite nk'imyaka 14 15 ubwo baraza baradufata turi nk'abanyeshuri. Ubwo hari muwe mwaka? Hari 94 hari 94 ubwo neneho 94 ubwo ni mu gihe RPF yateguraga urugamba rwo guhura yarwanaga hano mu Rwanda mbese muri makeya. Ubwo neneho batujyana ahantu bita Ibunagana tugeze Ibunagana ubwo twagendaga nijoro ntago twagendaga ku manywa kuko n'abakongomani baraduhigaga baravuga ngo dore bari n'abatutsi bari kwiba abantu babajana mu Rwanda kujya kwica abahutu. Ubwo neneho bibaye muri makeya ubwo batujyana ahantu bita Ibunagana tuvuye Ibunagana twakoraga ingendo n'amaguru. Ubwo tuvuye bamwe bananirirwaga mu nzira tukabasiga mu mayira tukagumya tukagenda abimbaraga bagakomeza. Ubwo neneho tugera ahantu bita Rucuru kuri Ekwateri. Ubwo tugeze Rucuru tuzamuka turacyari muri Kongo turacyari muri Kongo twambuka aho bita Ibunagana nyine muri Uganda. Ubwo badutoreza aho ngaho za Uganda neneho mu kutujana batuvanya za Uganda batujana ahantu bita batuzengurukana muri Uganda nta hantu narinzi. Ubwo batujana hafi yo mu karere hafi mu Mutara mu karere kuko twaryaga ibiryo bivuye mu karere muri Uganda. Ubwo twambuka aho bita Shonga za Mutara nyine turaza za Shonga turaza ubwo tugana aho bita za Nyagatare ubwo nyine u Rwanda Nyagatare urugamba rwari rwaranzitse urugamba rwari ruhari twe twagana dusigara abasirikare bamenyereye by'urugamba tukagenda turasigara inyuma nka bakadogo turi gucunga umutekano gwaho basigaye aho bamaze gufata mu basigaraga mu tukagenda turahasigara turinda umutekano bakaducanga n'abandi bagenzi bamenyereye iby'urugamba. Nino tumaze gukamirika nibwo twajyaga za Gitarama turaza za Gise bambe hano za Gasiza turazamuka za Penape hariya muri Gishwati turabirindwa dukurikiye umwanzi tubirinduka tugera aho bita ku ntebe y'ingwe turamanuka tugana mu Gisa. Ubwo tubirindutse mu Gisa duhita tugera aho bita hari Igisenyi
Igisenyi ubwo tuguma kuri petite barriere, ubwo ibisasu byaturukaga muri Kongo n'ubundi bidusanga kuri petite barriere, ubwo tuguma aho ngaho, ubwo noneho turongera tukayatusubizayo. Abaturage turavuga ati mwe muri Abanyarwanda mugume mu Rwanda nta kibazo, bagumya kutugenda tubigisha inama ko nta kibazo, ibyabaye ko ari nta kibazo, ko u Rwanda rwafashe abanyedemokarasi, ko dufite demokarasi atari bya bindi by'ubwihisho byo kuvuga amoko n'ibiki byose. Ubwo noneho abaturage baratwumvira, ubwo noneho bibaye ngombwa kuko haduyi yaturukaga muri Kongo n'ubundi aza gutera mu Rwanda, ubwo noneho baravuga ati reka nze tujye gucyura bari Abanyarwanda bacu n'ubundi bari kwangirikira muri Kongo. Ubwo turagenda tujya muri Kongo, turagenda ducyura abari za Gatare, za Kayindo, za Karenge, bambe za Nto, za Mugunga, ducyura abo Banyarwanda bazi naha mu Rwanda mu gihugu. Aduyi nawe arakomeza aragenda, aribwo twafashaga Kabila nyine gufata igihugu cya Kongo. Ubwo noneho Aduyi arakomeza aragenda, Aduyi akomeje kugenda, twewe tugarura abacu tuguma inaha mu Rwanda. Noneho ejo bundi nabwo Kabila ahereza intera hamwe na za Foka intuza na za RCD baziha umwanya. Ubwo hari muhe mwaka 96 baziha umwanya ngo bagaruke batera u Rwanda, bangiriza Abanyarwanda bari kubakata imitwe bari kugira gute. Noneho turongera dusubira muri Kongo tujya guhasha uwo mwanzi n'ubundi tumusubizayo. Noneho biba ngombwa ko tukagera kure na za Beni, ubwo noneho duca hano hariya muri Kivu tugana za ntuza za Kankuyu na za ntuza na za Pepa na Pweto. Ubwo noneho twigabamo ibyipe, twigabyemo ibyipe. Ubwo noneho tugeze za Kongoro, tugeze za Kongoro tugana aho bita za Kankuyu. Kankuyu ubwo nari ndi mu 55 uri umutwe umeze gute? Ubwo njyewe nari ndi muzima, nari nkiri muzima, nari ndi mu 55. Noneho baduha ikibari dusubira hafi ya za Gitandagari, baduha ikibari. Ubwo twe twafashe Kankuyu dufatamo ibifaru 12 by'abanyekongo, by'abazimbabwe. Ubwo njyewe nari ndi staff sergeant, ubwo byari iby'abazimbabwe. wari sergeant? Nari ndi staff sergeant V3 n'akadomo hano. ubwo wenda ku bantu batamenye iby'amapeti wabasobanura gute? Hari abo bita aba private nyanga baba bakinjira mu gisirikare bo ndabazi batarahabwa ipeti, nyuma private ubwo ahita hajyaho intuza sergeant, hakabaho na staff sergeant. Staff sergeant ni ubukuriye sergeant, hariho kaporari, hariho na ntuza kaporari. Ubwo kaporari niwo mutoya kuri sergeant, kuri staff sergeant. Sergeant niwo mukuru, ava kuri staff sergeant afata ajida, akafata na da chef bakomeza nyine no ku nyenyeri. Ubwo noneho ubwo kuko twari tumaze gufata za Kankuyu, baduha imyenda ya rundikane y'amadoadoa yo muri Kongo yari ifite tudumane. Noneho twe tuza pasi, baduha ikibari kuko nabanaga na bafande Kennedy nabande, baduha ikibari. Tugeze hari amufozoro kuko nabaga mufozoro kwa fande bingira. Ubwo noneho aravuga ati ibibari ntago mugikomeje mwewe. Ikibari ubwo nuguguha igihe cyo kuruhuka. Ubwo muri muvuye muri Kongo abaha ikibari. Ubwo cyari muruhutse. Ubwo twari turuhutse. Ubwo tuvuye muri Kongo twewe, ubwo baduhaye ikibari, baravuga ati ibibari mwe mubifunze. Aduyi yaje aturuka za Karemi, none mwe mufunze ibibari, tugende tujye kugira gute, tujye gukubita Aduyi. Yarageze za Nyemba n'ubundi, aragaruka za Nyemba
afata ikibuga cy'indege cya Karembe noneho kubera hari icyo gihe yari inde yari abakongomani ingabo zatsinzwe na FDD y'u Burundi nayo yazaga kubafasha ubwo noneho aduyi turaza tugera hano za bambe ubwo turaza badufuraningisha mu fozoro tu badufuraningisha mu fozoro tu tugiye Kanombe twurira indege bita Rwanda y'Abarusiya ubwo tumaze kuyurira twaragiye tugeze hejuru ya Tanganyika tuvuye ubwo icyagihe bari bababwiye ati kibari muwe mukiretse dusubire ku rugamba kugira ngo tuhashye haduye kuko yakamejeje arimo arazazatinda yari yavuze ngo aranywera Primus i Kigali umwanzi niko yavugaga ati feri ya mbere ni Kigali nkanywera bye ubwo noneho twewe twahise tugenda turiruka ubwo abari babonye ibibari ntibabibona barabahagarika abandi urabona imishahara ntitwabona amafaranga wenda ducike tujye mu rugo ubwo duhita dusubirayo tujye Kanombe tugeze Kanombe batwureza indege tugeze hariya tumaze kurira indege ubwo twageze aho bita za Uvira hejuru za Minembwe aho Masunzu yakundaga kurwana ubwo noneho ubwo aho za Minembwe ntabwo twamenye ko aduyi yafashe ikibuga cy'indege cya Karembe twagumye kugenda tukirandinga aduyi atangira kurasa ya ndege mutangiye kurandinga tugiye kurandinga kugera ku kibuga hasi noneho ubwo ngubwo twahise tugira dute ubwo twahise tuvuga ati rero kugira weho uyiyobore muri Tanganyika kubita ku kibuga barokoke abagira bagire dupfumura ibirahure rero dutangira kurasa hasi kuko twinjiraga mu ndege twakuyeho magazine dutangiye kumva amasasu gastatira indege natwe dushiraho za magazine dupfumura intuza ibirahure dutangira kurasa hasi numva bavuga ko indege buri yipfumusa ikirahure gato twatura ngira ngo wenda abantu bagiye mu ndege barabizi ibirahure biba bigaragara ushobora kureberamo ukareba hanze buri umuyaga ngo bari mwinshi cyane ku buryo bwonyine ushobora kubiyikira ubwo balance iramanuka abandi bafungure imiryango itangiye kugera muri za metero hejuru zo gusimbuka bamwe barasimbuka baravunika abandi baravunagurika abandi barakomereka ubwo twewe igihe abacu baziye baje gutabara ahantu bari Karembe aduyi baza kumukuraho aduyi yabonye indege imanutse agira ubwoba nawe ariruka yirutse dusigara aho ngaho turi ba mayiti abacumbagira abagenda ubwo baguye igihumure n'abaguye muri koma ubwo nyine nanjye muri koma narindimo kuko koma nayimazemo amezi 2 ahari i Kigali ngaburirwa n'ibyuma bya serumu ubwo noneho navuye muri koma n'ubundi naturubuye banjyana indera bangejeze Karayesi ubwo ngubwo hanyuma wenda tutararengaho cyane wowe uko bakubwira kuko nekereza ko niba wese ujya ugwa muri koma ntabwo wamenye neza uburyo waguyemo hasi kuko buri wese afite uburyo yaguyemo wenda by'ukuri bavunitse ingingo nk'uko bivuga birumvikana wowe kuko ugifite igikomere mu gahanga dore ngiye icyo hano waguye ute rero ubwo ngewe naguye nubamye ngwira imbunda yawe imbunda yanjye kuko ngewe nayikorosinze nayifashe guca ubwo nsa nkaho nari ndi kurasa hasi igihe indege yari kugira guke yabuze balance nahise manukana nayo imbunda ihita izamuka inkubita hano kujomba mu gahanga njombye muno ndamene irakomeza no hejuru umutwe wahise rino gufa ryahise gikanga umutwe uramene kugera umungumu ubwo noneho hano n'amafoto garahari muri fotogarafi banyujije mu byuma na Faisal bangejejeyo komisiyo yangejejeyo igiye kumpimisha ubwo noneho ubwo balance bimaze kugenda gutyo ngo muri koma ubwo ntago nzi ukuntu nagiye kwikangura igihe nsimbutse sanga ndi za Karayesi
ubwo ndi kurwana nyine ntabwo nari nzi byari icyo gihe ku rugamba wongeye kuza gutora kenge maze amezi 2 nari maze 2 ndi mu gihugu ariko ubwo ni ukuvanga amaraso yavaga hano mu mazuru kubera mu mutwe amaraso yarazaga mu mazuru aturutse muno mu mutwe ubwo buri gihe cyose narapfuna amaraso ubwo nagaruye akenge nta nakenge nari nakagaruye ni nyuma y'amezi 2 ariko nabagaho ndi nk'igishushushungu ubwo aho komisiyo nyitariyeho kumvuza bambe kunjyana nkajya kwivuza badirisa n'abandi bose bangwanaho njya kwivuza n'abafande Nyamurangwa niho ndi kugarura kenge nkagenda ndamenyana n'abandi kuko nabonaga abantu nk'igihe nanyongaga igare nava ku igare nkirukanka ndi kurigendaho abantu bagakomereka nkaterera ikigare aho ubwo nibyo tugiye kwerekezaho ko icyo gihe bushize ubwo twaganiraga niyo mirimo wakoraga watwaraga igare uri umunyonzi ariko warambwiye uti ariko n'abantu barabimbwiye hari mwari muturanye ati ariko wabaga utwaye nk'umugenzi ukahita uva nko ku igare ukiruka umugenzi akaguye ngiyo ugasanga nyine utangiye kubura abagenzi ariko ahantu wenda agandumva byibuze twanashimirana n'ingabo zabashije kubagarura mu gihugu kugira ngo zibavuze ubyo kurumva ko babafashije ese arabandi wenda wibuka mu mwari muri kumwe muri iyo ndege wenda ashobora kuba baki umva twara abasirikare benshi ni ukuvuga ngo bamwe bagiye bagwa ku bitaro Kanombe abandi bose bati imitwe gutyo ntago namenya gahunda uko yari imeze kuko nanjye ubuzima bwanjye bwawe bwarananiye nuko nyine kuko kuva icyo gihe bahise bavuga ati hahise haza message ivuga ngo abamugaye nuko basezerera bagafata demobe ubwo hari baseye inzoga ubwo turasezererwa ubwo amafaranga bampaye yimerekeza kuko ntago nari nuzuye mu mutwe icyo gihe baguhimerekeza wenda kugira ngo tutaza no kugira ibyo dusimbuka kandi kugira ngo tuganire iyo story yose ukuntu byagenze icyo gihe bakuzanye Kanombe bariho bakurwariza ariko mukari tubwiye ko bize kwisanga Indera Karayeze ese uba gusezera kujya kuba demo baruvuye muri Karayeze nari mvuye muri Karayeze bivuze ngo amaze ukwezi muri koma ukundi kumara Karayeze namaze 2 Kanombe muri koma hari muri mento nyine Kanombe neneho Kanombe bankuye Kanombe banyohereza Karayesi babona byarancanze neneho mvuye Karayesi babonye byarancanze nabwo mvuye bambe babonye ko ndi kumenya abantu nkamenya ni wacu iyo mvuka cyangwa niyo njya icyo gihe wamaze muri Karayeze wageze ku rwego rwo kuba watangira kumenya bari kunganiriza abaganga kwa kundi baganirizaga abantu bakanganiriza neneho barambwira ati ubwo urukumenya iwanyu barahaba ati ntabo kuko bose barapfuye ntabo narinzi kuko njyewe nagiye njijutse yego ariko iwacu bose barapfuye bapfuye mu ntambara ni ukuvuga ngo bamwe genocide yakorewe abatutsi ntago ari genocide bamwe bazize ubwo kirago abandi bagwa mu nzira gutyo ntago nzi ukuntu bapfuye njyewe mbisobanuye nabambeshe ubwo wagarutse uri Nyakamwe wisanga ubwo ni ukuvuga ngo narindi Nyakamwe na ba data wacu nasanze ntacyo bamariye ni ukuvuga ngo ba data wacu baraje bigira mu iyo mitungo ntayo narinzi na n'ubu baracyayirimo ntayo nzi ni ukuvuga ngo usibye leta y'u Rwanda indwanagaho wenda nk'uko ikaba yaranyubakiye inzu urabona cyagiye unsange pfiriya nari nsembeye n'umugore yarantaye kubera ikibazo cyo mu mutwe nyine narahageraga nkatemagura insina z'abandi nkasenyagura inzu ngira ngo warayibonye neneho bigezaho
umugore avuga ati ntabwo nabona kubyihanganira reka ngende njyana abana yego nibyo nankuce mu ijambo mbabarira ariko nagira ngo wenda abantu abagumye basobanukirwa uburyo waje noneho kwisanga mu buzima busanzwe uvuye Karayeze ubwo n'umudamu uraza kutubwira uko waje gutora imbaraga zo gushaka umudamu n'ubuzima mwabanyemo hanyuma uvuye rero Karayeze urasezerewe ugiye muri demobilisation umusirikare usubiye mu buzima busanzwe byagenze bite rero waje usanga nde waje uba hehe icyakurikiye ni iki? Ni ukuvuga ngo njyewe naraje nsora kwa data ubwo amafaranga y'imperekeza bampaye nageze i Kigali hariya Nyabugogo ubwo bincanze nyagabagabanya abanyamuryango abantu bose mbonye nkagenda bahereza amafaranga ubwo nsigarana vide nsigaye vide ubwo umuntu ninjira mu modoka ina hano mu Ruhengeri igeze mu Ruhengeri baramfata ngo ni nishure ntago bishuraga ntago bishuraga mbere cyagiye ubwo baramfashe barankubita barangije barandekura ndigendera maze kugenda ngezeyo mbame ngeze inaha ndakomeza n'amaguru ngera za Giciriya za Ntuza hafi mu Gasiza iyo zagiciye hejuru wabaguza aho ugiye se wirukaga mu rugo wavuga ku buryo avuga ati nsubiye mu rugo ngewe kubera icyo gihe tukimara gufata igihugu nageze aho nshakisha mu miryango yacu batangira kumenya dutanga n'amatangazo nkavuga ati umuntu umeze gutya na gutya data wacu aza kundeba aje kundeba ntangira kujya guhungirayo noneho nabona n'ikibari nkajyayo noneho aho menyeye ubwenge noneho uvuye Karayezi naraje ubwo nkomeza umuhanda ndagenda ngeze iriya za Nyabihu iriya mu Gasiza ndakomeza ngana kuri Giciye ngera mu rugo ubwo babonye nabo byarancanze barankundaga hari icyo ninjiza wenda mu muryango wabo batangiye kumpiga nganira n'umukobwa wa hariya ku Kinkwari ubwo ni nanjye byarancanze n'ubundi ubwo yemera kumbera umugore nkodesha aho ngaho noneho babonye nabyo ukodesha aho ngaho n'ubundi hafi y'umuryango hafi y'umuryango w'umugore noneho babonye nabo biri kuncanga musaza we uba i Kigali wabaga Kigali musaza w'umugore avuga ati ntago mwazajya mubona ayo murya nayo mukodesha guhora ndabafasha buri munsi muri ku bitaro muri hehe reka nze mbatize inzu ngira ngo warayibonye yanzu bari baradutijije ariyo nagusanzemo ubwo rero komisiyo niho yankuye n'ubundi injani mutobo ingejeje mutobo nyuma yuko dukoze cya kiganiro nyuma yuko dukoze cya kiganiro baramamagaye ndetse biyemeza no kuza guhagukura niko byagenze ubwo barahankura bampa inzu aho bita Burera bampa Burera banshira mu cyiciro cya kane mu bo bubakiye banshira mu cyiciro cya kane ubu nukuvuga ngo mfataga ibihumbi 15 bibiri bikajya kuri 7% noneho ibindi bibiri bikajya ngo kubwizigame ubwo noneho ni umugore uyafata kuko njewe iyo nyafashe hari n'igihe nayasesagura noneho umugore akayafata akayahahiramo abana byaba byancanze akashakisha utwo kurya noneho akajya no kujya kwigwa mu biraka by'abandi ari gushakisha uburyo tugomba kubaho iriya turi nta murima nta sambu ntaki n'inzu gusa ni inzu gusa dufite gusa twinjiramo mu muryango gusa ubwo tukaryama nuko nyine iyo bicanze mwakura agafaranga hanyuma twibutse neza mbere yuko komisiyo ibimura wakoraga iki kugira ngo umuryango urumva niba washatse umugore wari ufite inshingano nk'umugabo ese bitewe n'ubuzima bwawe ko bwari bumeze yari imirimo wabasha gukora imirimo nabasha gukora nako kagare k'umusirikare yari yarampaye umusirikare waragutisha akagare bita Papa Damuru nyine na nubu aracyari umusirikare n'umustaff sergeant noneho akampaye yumvisha ubuzima bwanjye ari buncanze amigare rya mbere ndita mu Gataraga ndirukanka
aravuga ati rero ntago nari kurihisha n'ubundi nta n'ubushobozi ufite angurira irindi ariryo wansanganye. Noneho abagenzi bona bari barantinye nigwa mpagaze ndindi umugenzi ko yakwicara ku igare nkamubura nkataha. Umugore akavuga ati wiriwe urayanywera cyangwa wiriwe uragira gute none uje amaramasa. Nkavuga nabuze abagenzi. Umugore abonye bimucanze n'ubundi n'ibintu byo mu rugo ndi guhombera n'insina z'abandi ndi kurara ndi kuzitemagura. Ahita yigendera yigira iwabo mu Mutara. Yigira iwabo mu Mutara nsiga hariya muri Nkotsi. Ansize muri Nkotsi. Ubwo ubuzima mbubamo hafi umwaka. Cyage nasanze ubamo wenyine. Ubwo mbubamo hafi umwaka njye imboga ngira gute ni abaturage bangaburira nagera ku kintu cy'abandi nacyo nkacyanura nkagihanura ku manywa bakavuga ati burya uyu muntu nta kindi kintu twamukorera. Noneho nibwo wahanyuze ubona ubuzima ndimo umbaza iki ikibazo kimeze nkivuze komisiyo yaje kundwanaho na n'ubu ndacyayishimira. Na n'ubu ndacyayishimira nubwo ndi kubura uburyo nivuza na n'ubu ndacyayishimira. Yampaye inzu imanaho gashahara ariko abana bari kujya nubwo bincangaga. Iyo bitancanze mba ndi gutekereza ariko iyo byanze hari igihe umutwe gunjyaga cyane bikabaho nkirukanka nkaturugo bikaba ngombwa ko umugore nshakisha iyo naba nagiye abakongera bakanzana na gitifu arabizi. Gitifu w'umurenge wa Rugarama arabizi yaramfashe nawe ansubiza mu rugo. Noneho na gitifu wa Rurembo w'akagari ka Rurembo nawe arabizi. Aho ngaho dutuye bose bahora bangarura buri kanya mbese abaturage nta kuntu batagira bose banyitagaho. Ariko ubu ngubu kubera mvuye kwa muganga niyo mpamvu uri kubona ndi gutengurwa ni imiti mba nanyweye y'ikibazo cyo mu mutwe n'urushinge baba banteye. Hari igihe ngera nkagagara nkagenda nitambitse kubera ubuzima bukeya no kubura uburyo ibyo kurya mbese bihagije. Iyo umuntu ari kunywa iriya miti biba bikeneye intuza ibiryo bihagije. Hari igihe hari ibinini biri hariya n'inshinge ntegwa buri kwezi. Ubwo rero hari igihe ngagaraga bikaba guco. Nicyo kibazo. Ntabwo byoroshye usibye noneho uburwayi bwo mu mutwe bugaragara bakomeje no kuvurwa cyane. Ibindi bikomere ufite wenda ibikomere mfite ni umugongo usa nkaho waturitse. Umugongo gugera igihe nago gukaba paralize nkagenda guhaguruka bikananira kugenda bikananira bikaba ngombwa ko wahamagara abahetsi iriya mu Burera barahekaga turi badushize mu miryango y'abahetsi batudohoreye baravuga ntago twabaca amafaranga ntago mwabona amafaranga ariko tuzatubaheka nk'abavandimwe. Ubwo rero bakanjyana ku bitaro aho bita Kumaya bakamvana Kumaya bakanjana mu Kinoni. Ubwo byabananira bakanyohereza mu Ruhengeri. Nk'ubu naje hano unsanze hano mvuye mu Ruhengeri umugore yagiye kuzana ibyo kurya baba baransezereye. Ubwo bansezereye ubwo nibwo tugiye uhita uhagarika imodoka umbaza iyo nturutse kuko wabunzi. Nuko rero niyo mpamvu tuganiye guca. Yego. Hanyuma ndi kubona ikiganza cyawe cy'iburyo gifashe mikoro nacyo gifite ukuntu kitangana n'icy'ibumoso isa nkaho wabyimbye. Ibyo byatewe n'iki? Ibi ngibi byose ni ukuvuga ngo ni ibinini bibikoraga. Hari igihe nk'ubwo ibinini nkafufumanga nafufumanga rero nkabyimba mu maso nkabyimba amaboko nkabyimba n'amaguru. Ibinini sura bigendana. Ibinini ndabifite. Ubwo urabifite aho? Ibinini bampaye ku bitaro ndabifite hano. Nibyo usanzwe gukoresha? Oya ku bitaro dore n'agakayi ngaka hano baguhinduriye. Ubwo bampaye imiti ndayitwara. Iyo nanywaga niyo bampaye. Dore nk'ibi ngibi. Reka nzurebe
ibindi Polisi ibingibi ko bimeze nk'ibyo ibyo ngibyo nibyo banteraga noneho nibyo baguze muri farumasi ejo bundi ngo bantere byari byakome nagize ikibazo noneho ibingibi barabivangaga babivangaga na bine noneho bakabintera ibi ni iby'ukwezi ibyo ni iby'ukwezi ugenda kuri farumasi hose akwegereye bakabigutera cyangwa ni ukuvuga ngo ni ukujya kwa muganga ku kigo nderabuzima babigutera buri munsi se babinteraga buri kwezi noneho ubwo ngubwo bino babintera buri kwezi naho bino reba n'inshinge banteraga naho bino mbirya buri ikinini kimwe mu gitondo ikindi ni mugoroba iyo ngiye kuryama noneho iyo nagagaye nywa yino ngo nimbari atomento iyi niyo nywaga iyo nagagaye iyo nabaye guca hari igihe ngagara nkakanura amaso iyo byangagaje naho ibingibi iyo nabuze ibitotsi ibingibi nibyo nywaga ibyo winywera iyo nabuze ibitotsi hari igihe mburaga ibitotsi naba ntabinywe umugore yabonye ko nabuze ibitotsi akabivangavanga mu biryo akabingaburira nkabona nkasinzira naho izi ngizi ni za transfer ni impapuro zo kwa muganga nishuriyeho banyishuriyeho uwo mugiraneza w'umusilamu ni wowe wanyishyuriye anyishyura 28,000 ubwo mpita ubwo nyine barandekura ndataha naho ubundi baye barangiza ingwate nguma hariya mu bitaro naho aya ngaya rero ni ya mafoto amwe nakomeretse nagiye kuyisanga nsanga banyambitse imyenda ya sivili ubwo neneho ndi mu Rwanda aya mafoto neneho niyo yacyagiye ayo bagiye baramfotora ukimara kuva i Kanombe bagiye baramfotora ungezeho buri teka ryose yaramfotoraga ubwo noneho baramfotora barayanyoherereza ntabwo biba byoroshye ubwo rero nicyo kibazo cyagiye kibaho bishyire ku ruhande ibyo ibipapuro byose n'ibyo binini ubundi tugumye tuganire gatoya cyane ko tunerekeza no ku musozo w'ikiganiro turi bugirane ariko ubundi tubwire kugeza ubu ngubu ufite abana bangahe ubu ngubu mfite abana babiri mfite umwe w'imyaka 17 ubu ngo arayigize noneho mfite undi ufite imyaka 6 imfura n'umuhungu imfura n'umuhungu ufite 17 hanyuma uwa kabiri we nawe uwa kabiri ni umukobwa hanyuma rero tubwire nibyo rwose ndumva ko wenda nkuko byumvikana komisiyo yagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo ubuzima bw'ibanze mwe mufite ariko noneho ku bijyanye n'amashuri y'abana uwo w'imyaka 17 se arakiga cyangwa kubera ubushobozi byaranze ni ukuvuga ngo kubera ubushobozi ubwo nyine nuko nyine nawe byaramucanze ukuntu azabaho nawe biramucangaga murabana mu rugo tubana mu rugo ubwo nawe afashaga nyina kujya gushakisha imibereho y'ibyo kutugaburira n'ako kana naho twewe nta bundi bushobozi twabona kuko urabona ukuntu ndi gutengugwa ntabwo najya mu murima nanyweye ibinini cyangwa njye guca inshuro nta n'uwayima nta wayima none se uwo muhungu yaba yaragerageje kwiga byibuze nta kwiga ntabyo nta na rimwe yigize yiga none se yageze mu wa mbere ubwo abonye yageze mu wa kabiri abonye bimucanze cyangwa abagiye mu wa gatatu abonye bincanze ajyana na nyina mu mutara agezeyo kubera guca inshuro no gushakisha imibereho ntiyongera kwiga ageze inaha n'ubundi abona nta kundi kuntu yabaho agumya kwiyicarira no kwicira inshuro kugira ngo mubeho no kwicira inshuro kugira tubeho kuko urabona ni nka uhagarariye urugo ngiye nta rugo naba nashobora birumvikana hanyuma uwa kabiri w'imyaka harya n'umunani wari kwiga ni 6 ari kwiga mu wa mbere niho nyina yamwohereje mu wa mbere iriya mu Burera
umubare ari kwiga ubushobozi bwo kwiga bwo murabasha kububona cyangwa ntama ariko ngira ngo nukwigira ubuntu ngo bashizeho kugira ngo batanganga amafaranga bamenga ibyo kujya ngo ku mashuri noneho twe kubera nta bushobozi nta hantu twabikura ni ukuvuga ngo ariga agataha akajya mu rugo ubwo nyine nta hantu twabikura ariko ubwo ariga akaguma ku ishuri ntawe anafata amafunguro agatahira rimwe nimugoroba yakiza agataha nimugoroba ariko arataha akajya mu rugo yaba hari utwo badabanganyije akaba ari twarya naho ubu ngubu mbese kubera mfite aho mbarirwa niyo mpamvu na n'ubu nyishima perezida wa repubulika cyangwa na komisiyo washizeho izi ngamba zo kwita ku bamugariye ku rugamba nibo nkibashima na n'ubu nibwo buzima nyifite ubundi wakabaye rwose n'ahantu warangaye nta n'ubuzima mfite kubera n'iyi miti mba ndi kunywa hanyuma se ko umugore yari yaragutaye byagenze gute kugira ngo agaruke komisiyo yashizemo imbaraga iramuhamagara ijya kumuzana ubwo baramuzana baramunzikiriza bamwigisha uburyo ngomba kubaho nuko nyine umugore yemera kubana nanje nuko ntabwo biba byoroshye hanyuma se Karekezi urebye ubuzima bwawe ufite aka kanya wumva ari umurimo byibuze ubaho umuntu ushobora kuba wakora uramutse ubonetse umurimo ntabwo nawushobora none se ubu nashobora uwuhe murimo umugongo waravunitse noneho n'umutwe waramenetse ubwo ni ukuvuga ngo byariwe byose nta kintu nashobora ntacyo ubu kiriho no kwitabwaho gusa ikiriho ni ukuvuga ngo dutegereza ariho amafaranga 15,000 baduhereza ku kwezi bahahamo akantuza k'akawunga cyangwa naba narwaye bakangemuriramo ubwo nyine babura yo kwishura abagira neza akaba aribo banyishurira cyangwa ibitaro bikandekura nko mu Ruhengeri aha bari bandekuye inshuro 2 noneho inshuro ya 3 niho bangize ubugwate niho rero uwo musilamu yavuye hariya muri tete araza aranyishurira 20,20 bingahe araza aranyishurira dore sheke ngize hano ndazifite okay ngaye nguko rero ngubwo ubuzima bwa Karekezi Felicien mu by'ukuri ni ingabo yacu ingabo y'igihugu umwana w'igihugu ndetse wagize uruhare rukomeye kugira ngo tube dufite igihugu cyiza nawe yayo uruhare yabigizemo hanyuma aka kanya wo kuri iki kiganiro uri kubyumva ngira ngo wasoneke byinshi bitandukanye ari uburyo wumva wafashamo Karekezi ariko se Karekezi nge wenda reka tuganire ari nk'umuntu wumva wowe ukwiye nko gufashwa n'iki nicyo cyumva cyagufasha cyatuma byibuze mu muryango mutoya wawe ufite umugore n'abana 2 byibuze ari uburyo mwahindura mu buzima ho gatoya mukagira uko mubaho mu buryo butoya nagira icyo mbaho aho hariya mutuye urebye uko hameze n'ubuzima murimo umva ari nk'icyo kibanze wumva ari nk'umugira neza ubonye yagufasha cyatuma byibuze utazajya ibyo bibazo byose utwo tubazo duto uhura natwo twakemuka ibibazo byanjye byose ahari imanza bitanarangira kuko umugore abonye nk'inka yagera yahirira noneho yabona yanayahirira akabona na kagafumbira akaba yakagurisha urukumva yamara kukagurisha akaba yanakwatisha n'akabara agahinga muturaye cyangwa utunyanya noneho tukabona imibereho wenda naho njyewe nta kintu nashobora dore n'amaboko uko yanganye amaboko yarabyimbye reba kubera imiti amaboko hose yarabyimbye no mu maso urambona ubwo rero nta kintu ngewe nashobora ntabwo byoroshye aha yes reka wenda tugere tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ariko wenda nasoza nkubaza ese kugeza ubu muri ibyo byose byo wanyuzemo arabo basha gushimira wenda akanya ufata umwanya bashimira bagiye bagufasha byibuze kubona kiriho tuganira ikindi utubwire wenda
ibyo ubona ushobora kuba bitaragenze neza. umuntu nashimira cyane cyane ni perezida wa repubulika umanje gushiraho kubakira abamugariye ku rugamba no kubaha imfashanyo yo kuvuga ngo bajye babahereza agashahara gatoya ko kubatunga. Neneho ikindi kintu nashimira ni komisiyo itwitaho yatwitagaho buri munsi uko bukeye. Ikindi kintu umuntu yashimira igihe banjanaga iriya hari umuntu wamfashije amfasha 40,000 baragenda batishamo akabara ubu ngubu bari bari guhinga mu turayi urukumva. ubwo rero iyo mibereho niwo nashimira uwo muntu nta nubwo namuzi ni umugira neza wasize kuri telefone. Yego uwo muntu namushimira rwose. Yes, ngaho nguko turashoje rero. Uraduha nimero yawe tuze kwishyira kuri kino kiganiro kugira ngo ari umuntu wumvise wakozwe ku mutima n'ubuhamya bwawe n'inzira igoranye wanyuzemo, ariko ari umutima wo guhugira ngo tugire igihugu cyiza, ari kurwanira igihugu, urwana ku Banyarwanda, abashe kuba yagira icyo yagufasha aramutse ari icyo afite. Nimero yawe ni kangahe Felicien? 30 078 3 7 nanone 050. Izo nizo nomero zanjye. Naho ibi bipapuro rero uri kubona by'amafotokopi nibyo bamfotoye mu Ruhengeri bareba aho umutwe gwaba gugeze, aho ikibazo kigeze. dore uko bimeze. Neneho ureba ahantu namenetse umutwe, dore ahantu dogiteri yanditse, aha banditse n'ikaramu niho umutwe wamenetse. Neneho kugera hano bari kureba mu mutwe uko bimeze. Neneho ureba ukuntu ibiganza byabaye. Ibiganza dore hano byaranyomotse, urabibona hano nyine. Urabona hano ibiganza byaranyomotse, dore hano yanditseho gutya, niyo mpamvu kuno kuboko kwabyimbye guca. Nicyo kibazo gihari. Yego birumvikana ubwo byose banyuje muri radiography nyine barongera bareba imibereho mfite uko meze. Birumvikana ko bitoroshye kandi ngira ngo n'abantu babyumvise. Icyo twakwifuriza no gukomeza gukomera no kwihangana. Buri Imana nibiza impamvu ari bigira gutyo ukabona birahindutse bibaye neza kurushaho, ubuzima bugahinduka. Icyingenzi no kuba ukiriho gihumeka. Felicien, tugushimire rero ku mwanya waduhaye kugira ngo tuganire. Aricyo wenda se dusoza message umva gutanga abantu aka kanya urebye igihugu mwarwaniye kira gihe ukareba uko kimeze ubu ngubu nuko mwagisanze ngira ngo urabizi, byibuze niki kigusigara ku mutima, niki urumva umerewe ute ku mutima wawe? Ngewe ikintu numva ukomerewe nuko mbona Abanyarwanda bose bafite umutekano kubera perezida wa repubulika. Kuko icyo gihe hari mu mwijima n'abatarabashije kureba kure barebye kure urukumva. Ubwo none twe ubu ngubu dufite umutekano, bararyama bagasinzira. Ariyo mpamvu bagomba kureba nkate tutashoboye wenda bakadufashiriza mu byo bafite. Nicyo kintu nabivugaho, nta kindi nabivugaho. Okay, reka tubone n'ibyo dusorezaho rero. Turagushimira rero wakoze. Yego murakoze namwe. Reka rero mbashimire mwese mwadukurikiye, mwafashe umwanya mukarangiza ikiganiro mukagitangira ku munota wa mbere kuba tugeze kuri iyi segonda nyuma kino kiganiro. Turabashimiye cyane, dukomeza kubibutsa kandi ko mwifuza kujya mudukurikira mu biganiro byacu bitandukanye bya buri munsi, no kureba aho handitse subscribe mu magambo atukura ugasiga kanze ukinjira mu banyamuryango bacu bakurikira ibiganiro byacu tubategurira. Hanyuma reka nshimire Emilie kuri kamera dufashije ku majwi n'amashusho meza, nshimire Felicien yatuganirije, nshimire mwese mwatwumvise n'abanyamuryango bose bamaze gukanda subscribe. Mukomeze mugubwe neza, Imana ikomeze barinde. Murakoze.